nuko Rose akomeza kuganira n'umukobwa we. Kate yabwiye mama ati ahubwo mama nicyo gihe cyo gushakira umugabo mwiza Gaila, kuko nagiye mubuza amahirwe menshi. Urabona njye na Gaila twarangije amashuri yisumbuye igihe kimwe, wanywa ko njye na Gaila twese twiga kaminuza witwaje ko nta bushobozi wabona bwo kutwishyurira twembi. Mama koko reba imiturirwa dufite hirya no hino mu gihugu, ureba amamodoka, bizinesi ya papa sinakubwira. Ariko ibyo byose Gaila yarabyihanganiye, numvaga ari cyo gihe ngo nanjye ngire icyo nkora kubwe mama. Nuko Rose arimyoza abwira Kate ati nta soni, ndabura gutekereza kuri ejo hazaza w'umukobwa wanjye ngo ndajya gushakira umugabo umwana wazaba akoze. Nta soni ufite, ariko wowe na so uriya mugore ngo ni Natali n'umukobwa we babahaye ibiki? Iteka mubamoza mu matwi. Njye no kubabona rwose tubana mu nzu imwe imyaka yose igera kuri 15 birandwaza sinakubeshya. Kate ariruhutsa abwira mama ati ese kuki wanga Aunt Natali na Gaila mama? Why? Urabizi Gaila amufata nk'umuvandimwe wanjye, uriya mwana aratuje nta kimuziho pe. Ubwo rero sinumva icyo waba bazize, cyangwa hari ikindi kintu umesha mama. Nuko mama Kate asa nk'ukwepa ikibazo umukobwa we yaramubajije, aramubwira ati nuko mwana wanjye mashaka iteka kugushyira imbere we n'umusaza wawe Kevin muri inshingano zanjye, abandi bose bakaza nyuma. Nuko Kate mu byishimo byinshi abwira mama ati mama bivuze ko uzareka Gaila akabanza agashaka? Mama Kate aramusubiza ati ntacyo, uriya se katagoye na mu gitondo yashyingirwa da, ubwo wa mushoferi wanjye Kode umuhungu we amaze gukura akibanira da. Kate asa nk'utengushywe na mama we, aramubwira ati nta soni mama, nimba ari ibyo nanjye ndabona wakingira umujura cyangwa umutekamutwe. Nuko mama Kate arahigima aravuga ati si icyo nari nshatse kuvuga mwana wanjye, ariko hari abagore tujyana gucisha inzara muri salon ni abakire, nzababaza niba bafite abahungu bakuze, nimba muri bo hari uwakwemera Gaila, nzabaza numve. Mu byishimo byinshi Kate biramurenga ahobera mama we mu ijwi riranguruye n'ibyishimo byinshi. Kate yatangiye guhamagara cyane Gaila, ari guhamagara ahamanuka umukobwa w'igikara cyiza cyane ufungiye imisatsi inyuma, ufite umubiri mwiza, mbese uvuze akazira inenge ntiwaba ubeshye. Yambaye ikanzu ndende y'umukara igera ku mavi, afite igitambaro asa nk'uwari uri gukora amasuku. Aza yegera Kate na mama we aho bari bicaye yuzuye ubwuzu ati Kate mwari mumpamagaye? Kate amugwamo ati ntiwakumva amakuru nkufitiye noneho Gaila, tangira witegura rongowe rero. Mama Kate arumirwa abwira umukobwa we ati ariko urashyuha wa mukobwa we, ndavuga ko nzamubariza nawe uti niteguwe arashyingiwe. Kate aramwenyura abwira mama ati ndabizi mama, ikintu wagiyemo ngifata nk'icyabaye pe, shaka umusore mwiza, izo nzoga za Gaila tuzinywe nayo ibyanjye bizaba biza nyuma. Nuko mu ijwi rituje cyane Gaila abanza kumwenyura ati Kate nawe anti rero urebye sindateganya kuba nashaka, urabona nsigaye naratangiye kariyeri yanjye yo kudoda, urebye nibyo nshaka kuba nkugiyemo, numva nshaka kurushinga nzababwira. Mama Kate asa nk'utsinze ati sibyo nabwiraga uyu mukobwa se Kate ngo nabanza ashake? Rata Gaila banza uzamure kariyeri yawe, kuko aya mahirwe ntaboneka kenshi mu buzima. Ibyo mugabo byo ufite imyaka 25 nturakura ku buryo wavuga ko wahize kwishyira. Nuko Gaila araseka ati ntiwumva se anti,
ariko bisa nkaho Ketia atengushye kuko bari basubije inyuma igitekerezo cye. Mama Ketia arahaguruka ati reka mpamagare Fidele afungure dore saa sita ziregereje kandi namwe mwihute muze murye. Mama Ketia umugabo we Ketia na musaza we Keve bicaye muri salon manje. Mama Gaya ari we na Tari ari kuza ashyira amafunguro ku meza, ubona ko Fidele rwose amwenyura yishimye, ariko umugore we Rose atishimye kubona Nathalie aho ngaho. Nuko Fidele abwira Nathalie ati ese kuki ukora akazi kose, nta bandi bakozi baba muri uru rugo? We na Gayira nimuze mwicare namwe mufungure dore muba mwagakoze. Mu gihe Fidele avuga ibyo, Rose kwihangana biramunanira, asa nk'urakaye agiye kugira icyo avuga. Telefone birahamagaye, aramwenyura ati yo inshuti yanjye Jack irampamagaye. Ahaguruka ku meza asa nk'uwegera hirya gato ngo hatagira umurogoye. Kuri telefone Rose na Jacqueline ni abagore bavugana urugwiro, wumva ko ari inshuti z'akadasohoka cyane, bavuga bigatinda nk'inshuti ziziranyeho byinshi. Bari kuganira nuko Jackie abwira Rose ati ese ujya wibuka isezerano twagiranye tukiri abana? Rose anamusubiza ati ibyo twagiranye ni byinshi pe, ibyo twavuganye kubyibuka byangora. Jacqueline araseka ati ariko Rose wibagiwe ko twavuganye ko nidushaka tukabyara abana bacu bagakura bazashyingiranwa? Rose araseka ati Jackie nawe ntugasetse, urumva sibyo nabyibagirwa di, ahubwo nagize ngo niwe wabyibagiwe. Uretse n'ibyo kandi abana b'iki gihe si abana bo guhitiramo. Jackie abwira Rose ati reka rwose sinakwifuza kugira umukazana ntazi, kandi umuhungu wanjye amaze gukura rwose, kandi umukobwa wawe nawe ndakeka afite imyaka ihagije yo gushyingirwa da. Rose iyo nkuru yumva neza cyane iyo gahunda kuko yari ayifite yo gushyingira umukobwa we Ketia. Biba amahwi yuko umukobwa we yaba ashyingiye mu rugo rw'abaherwe, ikindi kandi yaba agiye gushyingiza kwa mushiki we Jackie. Atajijinganyije cyane Rose arabyemera. Jackie nawe arishima, arambwira ati umuhungu wanjye rero abona umwanya ku wa gatandatu, mbese ubabaza umukobwa we niba yaboneka? Rose araseka yishimye ati cyane umukobwa wanjye azaboneka, kandi niyo yaba afite izindi gahunda rwose namubwira akazisubika, ntakirusha umubano bya. Iyi ni inkuru y'urukundo. Amahitamo